kuntu waturangira ahantu ari kugira ngo wenda tube twaba contact donc tuvugane nawe binatume nawe yirekura yumve ko nta n'ikibazo gihari. Oya Gihozo arahavuga. Ibyo ngibyo rero si ibintu byoroshye ntabwo Gihozo ahita ntabwo ibyo byari ibintu bigoranye. Gihozo ni ibintu amenyereye ko atangira amakuru ku gihe nta kibazo rwose urabitubwira ahubwo Gihozo nyine twagira ngo udufashe utazagera igihe cy'urubanza ugasanga turamubuze wenda yagize ubwoba cyangwa hari ukundi kuntu yagiye mu magahunda ye buriya byadufasha byadusayidira ndakeka ko namwe byaborohereza muri byatworohereza kandi we nako kanya ariko rwose ubu rero mwahereye kare muri kunyogeza gutangira amakuru ku gihe nanga amakuru ari ngombwa atari ngombwa sinyanya atanga oya ntabwo ari ukogeza byo muragira ngo ngambanira umusheri wanjye ntabwo ari ukugambana erega Sharon nawe ni umuvana ese twemeye kumushinjura ari uko dushaka kumwicisha umva Gihozo uburyo bwiza buhari bwo kubikora neza twego turagira ngo udufashe turagira ngo azitabe ubutabera ubundi bamushinjure ibyaha bimuveho abo mwere agaruke mu buzima busanzwe yisanzuye ariko no gukomeza kwihishahisha oya nta kibi tumugambiriyeho rega Gihozo mumura rwose ndahumva cyane rwose ariko rwose icyo gitekerezo mwagize cyo kwitwaza RIB ngo azanga ngo mumbwire ibyo ngibyo izo mvuga ntabwo zapfa